Muraho, muraho neza, ndabasuhuje inshuti bakunzi banjye kandi bakunzi ba channel yanjye yitwa Men in God's Ministry. Imana nibahereza umugisha kubwo kunshyigikira, kunsapotinga, mumpa like, musharinga ibiganiro byanjye, mubireba mukabirangiza, ndetse na munakora subscribe. Ndashimiye cyane mbikuye ku mutima abantu 25 mwese mwamaze gusubscribinga kuri iyi channel. Ni ukuri Imana nibaha umugisha mwinshi. Nawe rero utarakora subscribe kandi uri umukunzi wanjye ukunda kureba ibiganiro byanjye ukitambukira, igihe kirageze ngo nkusabe nkwinginga ngo wo gukomeza kwitambukira. Ndabizi ko murahari benshi mujya mubwira ngo turareba tugatambuka, ariko ndabasabiye ngo mwe gukomeza kureba mutambuka, ahubwo mume subscribe, mume ijwi ryanyu namwe mwiyongere ku mubare w'abagize umuryango wa Men in God's Ministry. Murakoze rero, Imana nikomeze kubaha umugisha. Reka dutangire. Ijambo ry'Imana uyu munsi tugiye gusoma ni Zaburi ya 23. Ni imwe muri Zaburi nziza ziryoshye abantu benshi ribazi. Mbere y'uko rero dusoma iyo Zaburi, reka mbinginge mufatanye nanjye guca bugufi dusenga Imana. Mana yacu nziza, turakubashye, turagushimiye Uwiteka, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye imirimo n'ibitangaza byawe ku buzima bwacu, tugushimiye ko wabaye mu ruhande rwacu Uwiteka, kuva tukivuka kugeza na n'uyu munsi uracyaturinze. Gushimiye imirimo n'ibitangaza wakoze mu buzima bwa mwene data ukurikiye iki kiganiro mwami kuri Women in God's Ministry, kandi nkushimiye imirimo n'ibitangaza wakoze ku buzima bwacu ndetse no kuri iyi channel. Haleluya. Uwiteka nyiringabo rero tugiye kuvuga ibyanditswe byawe byera, turakwinginze Zaburi ya 23 wemere data wa twese mwiza tuyisengeremo, igira aho idukura ndetse n'aho itugeza. Urakoze, tuguciriye bugufi kandi tubigusabye mu izina risumba ayandi mazina, izina ry'icyubahiro, izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amena, amen. Amena. Murakoze cyane. Nk'uko mbibabwiye ni Zaburi ya 23. Reka twihute tuyishake muri Bibiliya zacu, ubundi dusome. Zaburi ya 23, umutwe wayo w'amagambo uratubwiye ngo umutwe uratubwiye ngo ni Zaburi ya Dawidi. Zaburi ya Dawidi. Uwiteka niwe mwungeri wanjye, sinzakena. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyimaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Amena, amen. Bakunzi ba Women in God's Ministry, rero dusomye Zaburi nziza, nimwe muri Zaburi nkunda, nimwe muri Zaburi zimfasha, Zaburi zagusubizamo imbaraga mu gihe ubona ubuzima bwari bugushobeye, ubuzima bwari bugucanze. Kwibuka ko Uwiteka ari we mwungeri wawe, biri mu bintu bizagutera kongera kugira imbaraga no kongera kugira icyizere ko ubuzima naho uyu munsi bwagaragara nk'ubudashoboka, ariko muri Kristo Yesu ubuzima buzashoboka. Reka tubyizere. Haleluya. Rero ndashaka ko dusengera muri iyi Zaburi, buri muntu wese uri guca mu buzima butoroshye muri iki gihe, umuntu wese ufite ubwoba bw'ubuzima, ufite ukuntu uri kubureba ukabona buguteye ubwoba bw'ejo hazaza, ndagira ngo nkubwire ko ubuzima bwacu bushinganye muri Kristo Yesu, ariko ni ahacu kugira ngo dukomeze dusenge tubagarire ayo masezerano. Isezerano rirabagarirwa, kandi gusenga bikomeza kutwongera imbaraga zo gutegereza twihanganye ntiducogore. Niyo mpamvu mbinginga ngo dusengere muri iyi Zaburi ya 23, twinginge Uwiteka twongere kumubwira ko ari we mwungeri wacu.
Haleluya. Twongere gushima Uwiteka tumubwira ngo niwe mwungeri wacu ntituzakena tugufite kandi ariwe mushumba udushumbye. Umushumba mwiza ngo amenyera intama ze cyangwa se amenyera amatungo ye ahari ubwatsi bwiza buryoshye akaba ariho yerekeza amatungo ye. Niba Uwiteka se ari umushumba wacu, ko umwungeri bisobanuye umushumba, ni ukubera iki twahangayika tukavuga ngo biteye ubwoba, ejo hazaza hacu hateye ubwoba kandi dufite umushumba mwiza? Isi yose n'ibiyuzuye ni ibye, ahari ibyiza bidukwiriye arahazi yahatujyana akahatugeza ndetse n'ibyacu yabizana akabidushyitsaho. Niyo mpamvu wowe mwene data, warebaga ubuzima ukabona buragucanze muri iki gihe, cyangwa se waburebeshaga amaso y'umubiri ukabona biteye ubwoba bw'ejo hazaza, ndagira ngo utangire kurebera ubuzima bwawe bw'ejo hazaza mu ijambo ry'Imana. Iyi Zaburi ya 23 yongere kuguhuza n'Imana, yongere kugutera imbaraga zo kongera kwizera Imana no kongera kwaturira Umwami Imana ko ari we mwungeri wawe utazakena umufite. Haleluya. Ari ugukena mu by'umubiri cyangwa se ari mu by'umwuka, nta kintu twakena kandi Uwiteka ari we mwungeri wacu. Batubwiye ku murongo wa 2 ngo andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Haleluya. Uwiteka aturyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, hahandi nyine hari ibintu bikiri fresh, ibintu bikiri byiza. Uwiteka akatujyana iruhande rw'amazi adasuma, kure y'urusaku, kure y'impagarara n'ibiteye ubwoba. Aho niho Uwiteka ashaka kuganisha umukumbi we. Kandi Dawidi aravuga ngo asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Wari uzi neza impamvu Uwiteka akuyobora inzira yo gukiranuka? Ni ku bw'izina rye. Uwiteka akugirira neza kugira ngo izina rye utarigayisha, udatukisha izina rye, kuko Uwiteka ari umwami ufite ubutware ku buzima bwawe. Haleluya. Zaburi ya 4 iratubwiye ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ari byo turi kuvuga by'iki gihe, naho nanyura mu biteye ubwoba aka kanya, naho nanyura mu gihe cy'akaga gakomeye, mu gihe cy'intambara, mu gihe cy'inzara, mu gihe cy'ibicantege intege nke byinshi, ngo sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Haleluya. Hari ibiteye ubwoba turebesha amaso yacu tukumva bidukuye umutima, ariko kwibuka Zaburi ya 23 biri mu bintu bizongera kugukomeza no mu biteye ubwoba, ukavuga ngo singiye gutinya kuko Uwiteka ari kumwe nanjye. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Niba inshyimbo y'Uwiteka n'inkoni y'Uwiteka biri mu ruhande rwawe, niki kigukuye umutima? Humura umutima wawe, ntusubire mu gitereko, ukomere. Umwami ukubereye maso ntahombya ku manywa na nijoro, ijisho rye riguhozaho kugira ngo hatagira ikikugirira nabi. Haleluya. 5 batubwiye ngo ntunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Haleluya. Uwiteka reka agire amavuta yongera kudusiga muri iyi minsi, muri ibi bihe, mu maso y'abatabishakaga. Uwiteka yongere kutugirira neza kuko ajya abikora, ajya adusiga amavuta tugatambuka mu maso y'abatabishakaga, ugatambuka batabishakaga bakabona Imana iragutambukishije. Dawidi rero niko yavuze, yibutse uburyo yatoranijwe kugira ngo abe umwami. Abona hari bakuru be benshi bamurushaga uburanga, bamurushaga ubukuru mu myaka, bamurushaga byinshi bisobanutse urebesheje amaso y'umubiri bagombaga gutoranywa, kuko tubona ngo Samweli yagiye kubasukaho amavuta, yabona Eliya bakajya kumusukaho, ariko umwuka w'Imana akamubwira ngo sigaho Samweli, njyewe Uwiteka sindeba nk'abantu, ndeba mu mutima. Uwo ntumurebe igihagararo, sinamushimye namugaye. Haleluya. Reka rero muri iyi minsi mukunzi wa Women in God Ministry, Uwiteka agira amavuta yongera gusuka ku buzima bwawe, yongere kugutunganyiriza ameza mu maso y'ababisha bawe. Haleluya. Agusiga amavuta mu mutwe kandi igikombe cyawe yongere kucyuzuza imigisha gisesekare. Haleluya. Umurongo wa 6 niho dusoreje, uratubwiye ngo ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyumaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Amen. Mukunzi wa Women in God Ministry, ndakwinginga ngo uhige umuhigo mwiza wo kuzaguma mu nzu y'Uwiteka. Kandi abenshi mwanamaze gukora subscribe kuri channel yanjye, ndabizi neza ko muri abana b'Imana bakunda inzira y'agakiza. Reka rero njye namwe dukomeze dufatanye ukuboko,
ndetse namwe murebe ibiganiro byanjye dukomeze dufatane ukuboko ko kuzaguma mu nzu y'Uwiteka iteka ryose, kuzaguma twumva ijambo ry'Imana mu matwi yacu rituryoheye, twe kurangazwa na byinshi birangaje abagenzi muri iki gihe. Hariho byinshi abantu bashaka kureka kuko birenterese bikuruye amaso yabo y'umubiri, bikaryohera amatwi yabo y'umubiri, ariko nimumfashe tubashe no kugaburira amaso yacu y'umwuka ndetse n'amatwi yacu y'umwuka. Murakoze cyane rero, ndabakunda. Icyo nifuzaga ni uko dusengera muri Zaburi ya 23, wowe ugize icyifuzo cyo kuyisengeramo, Imana iguhe umugisha kandi igushyigikire. Reka kandi wibuke ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya, aho Imana yavuze ngo nzi imigambi nibwira kubagirira ni ibyiza si ibibi, kugira ngo mbaremwe umutima w'ibizaba hanyuma. Ibizaba hanyuma ni bimwe dusoma mu byanditswe bitubwira ibyo tuzabona tugezeyo, tugeze i Yerusalemu, tugeze ahera mu ijuru. Utarabonye ineza y'Imana rero ukiri mu isi, biragoye kubyizera, biragoye kwemera ko n'ibyo ngibyo uzabibona. Imigambi y'Imana kuri twebwe ni myiza si ibibi, ni ukuduha umugisha si ukutuvuma. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Wowe wagize icyifuzo cyo gusengera muri Zaburi ya 23, Imana igukomeze kandi Imana igukomereze amaboko. Imana yumve ijwi ryawe, yumve guhamagara kwawe. Ndabakunda. Bye bye, tuzabonane mu ijambo ry'Imana ry'ubutaha. Bye, murakoze, murakarama.